bigaragarira ku isura ku mubiri byo turi kuvuga nanjye ibyo turi kuvuga nyine nose ko ushaka kubyambara sibyo nanjye nambaye bitandukanye kandi ari we munyabyaha wa mbere kandi wambaye ibintu bigera ku birenge upfutse byinshi njye noneho njyewe nta kintu na kimwe mpfutse twemeye ibyo njye nigaragaje uko ndi noneho wowe ibyo uhishe nibyo byinshi none se njye kubaza katwemereye ko wowe nta byaha ufite ariko ikintu uje kudukorera twe muri eglise yacu uje kugusha abantu z'abakristo nese ko kimwemera kugwa none se niba muje gusenga narema mwira kuza gusenga nawe kuza kureba abantu cyambere ucaye mu ijambo ry'Imana njya kugusha aho gasaba ko kandi ureba kureba nyine aho kucureba bitakureba nyine kucureba oya cyane mva mu rugo iwanyu tageta ari ugusenga uri kumva wicare wumva ijambo ry'Imana wowe se bitemewe wowe ukabikora ukajya kugusha abantu byanditseho ko bitemewe muri Bibiliya byanditseho ko bitemewe ntabwo byemewe Imana ntabwo waje uba ni nkaho tubara yuko mwaguye mukiri iwanyu uba watumwe ahubwo aba yatumwe na Satani nyine pasiteri ashobora kuba ari hariya yambwirije njye mvuye tubare ndi umukobwa yambwirije mvuye mu rugo ngeze muri eglise ndicaye barambwirije ndafashijwe nakubunda umuhungu sibyo barambwirije ndafashijwe meze neza yego ngiye kubona hashizemo akanya meze neza numva Imana iri muri njye kabisa ngiye kubona mbona inje umwana w'umukobwa ijipo iragera hejuru kabisa amaguru yose ari hanze cyangwa ya makanzu mbona yaje bambara amabere yose abari hanze ni ukuvuga ako kanya bya bintu njyewe byari byamaze kunjyamo kumva ndi mu nzira nziza bihita bigenda kuki utabitera umugongo se ahubwo se kuki ubyitaho uwo mwanya dufite amaso oya kuki ubyitaho nawe niba ushaka kumva iryo jambo waje gusenga ikindi ubwo twanzuye ko umugisha wanjye atari wowe uyu nguyu oya n'ubundi tugiye kuganira ku myemerere ya gikristo nyine bijyanye n'insengero cyane cyane turavuga ku iki urabona hari abantu bavuga yuko byibambeho ni ibintu nyine bijyanye n'imyemerere uri kumva bamwe bemera abandi batemera ndi kumwe nande ku ruhande rwawe Tani nande sisi nje muri kumva inyuma ya kamera ni Jide YouTube ni Jide Correction tubibutsa gukora subscribe like share and comment ngo bimeze bite rero mutubwire ibintu ni sawa mwakoze kudutumira none se ngo mu matorero ngo bihagaze bite gusenga ahantu bihurira na physical uko ugaragara uko wambaye uko wakoze umusatsi uko wakoze inzara hari ahantu bihurira ariko je numva ariho bihurira nyine utagiye kurera nyine ko nkubwiye niba ndi kuri side yanjye nemera ko icyambere kwizera sibyo no gukiranuka ari ku mutima w'umuntu ubundi urusengero rwa mbere n'umutima w'umuntu ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukujya muri church hanze nyine ukajya gusenga wenda urugero mu badeperi ubu nk'uku nambaye cyangwa uku nsutse ntabwo banyakira ntabwo bakwemera ko ninjiramo ntabwo byemewe bisaba kwambara ijipo igera hasi urukumva n'agasatsi kari naturere noneho ngo nashyizeho inzara aho naba nabahisha umurego byegere si ibyemeye kubera iki urukumva urugero nkanjye Imana ishobora kumuha amavuta nkaba nagusengera umeze nabi ugakira cyangwa nkaza nkakubwiriza ugakizwa utitaye ukuntu umeze kumva Imana ihamagara abantu bitandukanye uri kumva ibyo bintu hari uwibyemerera hari n'uwitabyemerera ndetse bihuriye ibyo Imana se wamugana igacamo amacakubiri reka nkubaze hari igihe umuntu abikiraro kugira ngo abandi biyambukire nese ntabwo wumva ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mvuge ibyo ntabwo ubizi nese nta bantu uzi bigisha ijambo ry'Imana hari abakigisha b'abasatuzi abantu bakihana kandi ari abanyabyaha bamwe babi baba ariko babi cyane ubundi gusenga icyambere no kwizera sibyo ibindi kuvanga imyambarire ngo uko agaragara uko umuntu siko bimeze ahubwo iki kurimo mo imbere iki kurimo ariko nanone ukuntu ngiye sibyo
ku bijyanye impamvu njye numva babirwanya, reka nkubwire impamvu yabyo. Ni uko tubare niba ufite imisatsi igera wenda nko mu mugongo, ushaka kugutera ubwibone. Kandi ubwibone gute? Niba hari ikintu Imana yawe wambaye akajipo kagufi, ushobora wowe kuba nta kintu bitwaye, ariko hari umuntu urimo aho ngaho ushobora gucumuza. Reka nkubaze, okay, nje nambaye ijipo ndende, uyaje yambaye akajipo kagufi, mwese ko nje nshobora gucumuzwa nyine bikagaragara, nyine sunavuga ngo Imana isimize. Reka nkubwire, uzi ko buriya umuntu wambaye akajipo kagufi sibyo wenyine uko mubona mu muciro urubanza ngo n'umunyabyaha n'ibiki, nje yambaye ijipo ndende sibyo muhati uyu mwana no umurokore nyine n'umukiranutsi. Ariko reka nkubwire icyo utazi, imitima twese ibitandukanye sibyo, ubusanga n'undi nshobora kuba mbyambaye mvuye mu cyaha, uyu nguyu abyambaye aje. Listen to me. Ikintu twavuga ariko ko byasa kose nyine ibintu bigaragarira ku isura ku mubiri byo turi kuvuga. Ibintu turi kuvuga nyine nose ko ushaka kubyambara sibyo, nanjye nambaye bitandukanye kandi ari we munyabyaha wa mbere, kandi wambaye ibintu bigera ku birenge upfutse byinshi. Nje noneho njyewe nta kintu na kimwe mpfutse. Okay, twemeye ibyo. Nje nigaragaje uko ndi, noneho wowe ibyo uhishe nibyo byinshi. None se nje kubaza ibyo kubaza. Katwemereye ko da wowe nta byaha ufite. Ariko ikintu uje kudukorera twe muri eglise yacu, uje kugusha abantu z'abakristo. Nese ko kimwemera kugwa gute? None se niba muje gusenga narema nkwira kuza gusenga nawe kuza kureba abantu cyambere ugiye mu ijambo ry'Imana njya kugusha aho gasaba ko kandi ureza kureba nyine aho kucureba bitakureba nyine kucureba oya cyane va mu rugo iwanyu tageta ari ugusenga uri kumva wicare wumva ijambo ry'Imana wowe se bitemewe wowe ukabikora ukajya kugwisha abantu. Byanditseho ko bitemewe. Muri Bibiliya byanditseho ko bitemewe. Ntabwo byemewe. Imana ntabwo mbwira muri Bibiliya no mu mateka ya Yesu wigeze ubona hari akantu kagera aha ntabwo yambaraga ikanzu ndende. Oya uzi ikintu gihari kugusha abantu n'iki. Nukuvuga ngo uba waje uba ni nkaho tubara yuko waguye mukiri iwanyu uba watumwe ahubwo abatumwe na Satani nyine. Pasiteri ashobora kuba ari hariya yambwirije njye mvuye tubare ndi umukobwa yambwirije imvuye mu rugo ngeze muri eglise ndicaye barambwirije nafashijwe nakubundi umuhungu sibyo barambwirije ndafashijwe meze neza. Yego ngiye kubona hashizemo akanya ndi meze neza numva Imana iri muri njye kabisa. Ngiye kubona mbona uje umwana w'umukobwa. Yego Ijipo iragera hejuru kabisa, amaguru yose ari hanze cyangwa ya makanzu mbona yaje bambara amabere yose abari hanze. Ni ukuvuga ako kanya bya bintu njyewe byari byamaze kunjyamo kumva ndi mu nzira nziza bihita bigenda kuko utabitera umugongo se ahubwo se kuki ubyita uwo mwanya dufite amaso oya kuki ubyita nawe niba ushaka kumva iryo jambo no waje gusenga tageti ni imwe, komeza umurimo wawe wirengagiza ibyo ku ruhande. Uri kumva ureka gucumuzwa n'ibyo ubona wowe, umurongo wawe ni umwe, komeza umurongo wawe ureke wirengagiza ibyo byo ku ruhande. Ibi ari ibyo rero twese twacumura nta n'uwajya gusenga ubona ikintu urebesheje amaso ugacumura. Wareba umuntu uti oke urugero naje nambaye ikanzu igera hasi wenda iripfunyaritse, uraje mbwira umuntu mbega uri kumucyambaye ubwo se ucumuye kandi yambaye ikintu kirekire, undi yaje yambaye akajipo kagufiya keza kamufasha mbega umukora. Nose wemera yuko ujya wemera yuko sibyo ujya wemera yuko cyane cyane igitsina gore sibyo ari bo bantu bagira uruhare mu gutuma bagusha umuntu mu cyaha cy'irari. Yego birashoboka cyane, hari n'ababigana. Umugabo je niyo nakambara hejuru gusa igituza nkagenda hariya nshobora kutakugusha uri umukobwa, ariko we mukobwa urumva kwambara ikintu kigufi cyangwa kigaragaza wowe imiterere yawe nyine muri make sibyo bishobora kubyumva neza. Rero ni nayo mpamvu bivuga ngo ambara wikwize. N'ubundi si wowe wikwizije no mu rusengero no mu buzima busanzwe kwambara ukikwiza uri mumva ni byiza pe.
buri muntu n'imyumvire ye n'ibyo atekereza ku giti cyiwe wowe ntukagendere ku mitekerezo y'umuntu cyangwa uko umubona ngo umujaginge wowe ahubwo wafata inzira zawe ukavuga ati njyewe ku giti cyanjye inzira zawe ukajya ibintu byose rero ni ibyaha none se reka nkubaze naguhaye urugero ngo ushobora kuza sibyo wiyambariye ishati itanateye n'ipasi pe uraje ikuye mu gikapu irazinze uyiteramo ukubisemo ya pantaro ngo ni numenere uje mu rusengero n'ubundi abantu babacumuje baraseka bagaseka ati yesu we usura ibintu yabe n'ibiki niba ugasanga muretse kumva ijambo ry'Imana ahubwo mugiye kurangarira umuntu n'ukuntu yambaye ubwo nyine imyambarire yose wambaye ipantaro ni urugero nari ntanze ku muntu w'umusore aje yambaye ishati yikwije wambaye nabi ufite umwanda abantu baravuga nyine waza wambaye n'undi neza ariko biteye isoni nabwo bakavuga ubwo byose ni icyaha rero munyamyenda none se ubwo ushyigikiye wowe ko umuntu abantu bagenda njye ku giti cyanjye nakubitamo nk'uko niyambariye n'imisatsi yanjye rwose nta kibazo nkafata Bible yanjye nkigira gusenga sibyo bitewe n'ukuntu ngiye nimvamo ku giti cyanjye ko nambaye gusa ngiye se nakambara ubusa ariko ikintu kindi ngayo sibyo ni ukuntu abantu batera komenti ngo ibintu ng'ibisuko ngo ni ibya satani ngo ibiki ngo mujye mwanga amapantaro ngo ibiki ngo ntabwo ari ay'abakobwa n'ay'abagabo ibiki ibyo simbyemera ngo n'inzara ngo mufite inzara nk'izashumure ibyo simbyemera kubera ko utabyemera buno bwiza bw'umukobwa bw'umwari reka nkubaze kuki Imana iba itarakuremanya ibyo bintu ese ubu bishyiraho uba uri gukosora Imana ko yakuremye nabi none se reka nkubaze ubundi ibi bintu bihari ugomba kubyambara uri kumva ugomba no kubishyiramo bitewe n'ukuntu muba umutima wawe ugucira urubanza ni gucira urubanza ati imisatsi ukure wowe ku giti cyawe kumva ko utawushaka uzawukureho ku giti cyawe ntuzakureho kuko umuntu akubwiye ati ibyo bintu ntabwo Imana ibyemera kubera iki Imana izaca muri njye reka guca muri wowe ibimbuze abantu bose ushaka kubikubuza ko ufitiye ishyari abonye ukuntu usa erega ntabwo ariko abantu bose oya agomba kubikubuza ntabwo ariko abantu bose bavugana n'Imana umuntu abona ukuntu usa ukuntu wiyambariye akagupinga bitewe n'ukuntu wimereye usa neza akavuga ati wowe ujye uteze igitambaro akakujya nk'igikecuru ibiki n'ibiki wowe ambara uko ushaka wikwize ugire gusenga nta kindi ibintu by'imyambarire none Imana ntabwo irebera umuntu mu myambarire ibiki cyane ari umutima w'umuntu wese ubundi kuza nkishushanya nambaye bumbigera hano nava mu rusengero nkajya mu busambanyi cyangwa gukora ibintu bindi cyangwa nkavuga abantu ubwo byo si icyaha wapi icyo nyine ngiye ikintu navuga cyambere urusengero n'umutima w'umuntu sibyo tuba twagiye mu rusengero tugahura n'abandi nyine ni ugushima Imana yuko yaduhaye ubundi buzima nyine tukaba turi kumwe n'abandi muri rusange gusa cyane umutima w'umuntu pe wo kugira ngo njye gusenga se oya ntabwo ko nari kuvuga njye ntabwo nemeranya nawe icyambere nese reka nkubwire niba wubaha Imana uri kumva uyubaha mu mutima wawe kuko utabigaragaza ngo bigaragarire buri umwe wese ese reka nk'urugero njyewe nzaba nsenga nubaha Imana uri kumva mwese murabizi ko umukobwa ari we wese wambara ijipo igera aha agasohoka nk'ubu n'urugero ngiye nsohotse nka hano kumva nambaye ijipo igera aha nisizeho make-up nisizeho imisatsi reka inzara nkasohoka nkanyura nko ku bantu wenda nko ku muhanda bavuga ko ndi iki munsubize bavuga ko urinda yes none kuki uri kumva we niba wubaha Imana kuki utagomba kubigaragaza no mu bantu ngo babibone ko wubaha Imana ese ni ngombwa kugaragaza abantu umuntu ugomba gukizwa kubera wowe akavuga ati Mana njye kubera ukuntu mbonye tanisha nanjye biratandukanye shari none se ufite imisatsi nagukijijwe nyine bitandukanye nyine ko ufite imisatsi nagukijijwe nakubwiye ngo ariko nyine icyo ngiye nshaka reka nyine ibintu by'imyambarire byo birumvikana kwambara nyine ibingibi byose imyambaro ariko ikintu ngiye nemera ipantaro yanjye nzayikubitamo ngende rwose nta kibazo mfite oya sheri niba ukijijwe nyine bigaragaza ubigaragariza ndetse ubundi ese ahantu hose kuko utagomba kubigaragaza ngo agire n'umuntu uhinduka kubera wowe ntabwo ujya ubona umuntu wambaye sibyo utabeshya wagaragarije Imana n'abantu kuri umukiranutsi uri umukristo iyo utambutse ntabwo bakuvuga nguriya ngo bishushanya nguze buriya ngo hariya harimo akajipo kagufi agenda ayikuremo ajya mu tubyiniriro
ntabwo ujya ubyumva kandi uriho ugira ubusa ku musozi rero iyo bavuga ibyo ngibyo n'ubundi ubwo ubikora urajya guhisha ibigaragara kubera iki mbese wowe icyambere ukomeze mu mutima bigaragaze n'inyuma uri kumva niba uri umuruko usenga bya nyabyo bigaragaze nyine usenge bya apana ibyo kwisha ngo ku mutima njyewe nyirirwa njya gusenga abantu bazi ko nsenga cyangwa njye mvuga ngo mpana ngo ndasenga reka kubigaragaza nk'ubwo buryo bw'imyambarire bishyire mu bikorwa ukora ibintu bihesheje Imana icyubahiro ufasha abantu bishyire mu bikorwa bigaragara ibyo kwambara imyenda rero ntacyo bivuze ubwo nahuye na runaka turi gusenga ndi kuvuga ati Imana ishimwe ibiki n'ibiki cyane no kuvuga Imana ejo mu itoro duhure abona nambaye akajipo kagera ubwo se azavuga ati dore wa murokore ahubwo munyanyungu ikindi kandi nababaza gusengera mu rugo no kujya gusengera muri eglise ese byose Imana ikumva kimwe ese bitandukanira kujya bamwe babyita nyine ngo kujya mu iteraniro no kuba nasengera mu rugo bwifata nko ngasengera mu rugo urumva uko nshobora guhita ahantu nabihuriza n'ibyo by'imyenda nshobora kuvuga nti okay ubwo batanshaka mu rusengero bitewe n'imyambarire yanjye reka njye nsengera mu rugo ese nsengeye mu rugo Imana nabwo yanyumva nk'uko najyaga mu cyane rwose bakumva ngereka icyo kintu ngire cyane bikubwira uri kumva aho wasengera hose Imana irakumva uri kumva wepfa kuba we n'umutima wawe wiyejeje nyine nta kintu kiri gusopanye n'Imana uri kumva ariko nanone kujya aho abandi bari nyine icyiza cyabyo kurusha uri kumva muterana imbaraga mugapushingana uri kumva ukagenda nyine wiyumvamo izindi mbaraga uri kumva niba hari n'icyo utabwiye Imana nyine uri hano nko kubera nyine uba uri kumwe n'abandi muri guterana imbaraga musunikana ubona wa mwanya ukagirana ubusabane n'Imana niba ari ukubyina ukabyina niba ari ikintu Imana ikunda nyine umuntu kuyibyinira ukaririmba ukumva nyine uguwe neza ukumva umeze neza ibibazo byo hanze ariko hano iyo uri gusenga uri kumva iyo uri gusenga uri wenyine ushobora gusenga telefone ikaba irahamagaye nkajya n'ubunebwa wumva ukabura yibatuye ukajya muri telefone uri kumva kandi niba ugiye gusenga Imana uri kumva yirinde ikintu cyakurangaza uri kumva muba muri wowe nayo muba muri babiri uyibwize ukuri niba ubona ukuntu ujya kuririmba nyine ukavugisha ukuri ukavugisha ukuri tu kugira ngo bakubone nk'umwere nawe ubwiza Imana ukuri pe uri kumva warabona umugore n'umugabo ukuntu baba bameze ukuntu nyine bagirana ubusabane urabizi niko wowe birushije wowe n'Imana ugibwire buri n'icyo watinya kubwira abantu ugibwire kandi nyine uri nko mu rusengero uri kumwe n'abandi uri kumva telefone ku ruhande kumva nta muntu uri gusakurize uri gukoma nyine kumwe abantu baba bahimbaza babyina baririmba nawe bigutera imbaraga uri kumva bikagupushinga ugasenga nyine ukabwiza Imana ukuri uri kumva rero urumva ko bitandukanye no kuba uri mu rugo urumva niba ugira n'ubwo bunebwe satani naho irambura n'isengesho kubera ko uri kumva satani umenye ko satani atera kwinshi nawe arakora nyine hari igihe aba ari kukureba cyangwa ukaba wanasenga nyine nta n'umuntu muri gupushingana tugahita n'isengesho bikatiramo hagati ariko iri mu rusengero ukumva haba hari abantu benshi amajwi menshi ari kuvuga Imana ariyo yabaye menshi ari satani ukanafashwe ugasenga nyine ukabwiza Imana ukuri ibintu byose wumva ufite nyine tu ubwo rero jya ujyana njyewe reka nkubwire njyewe mu kwizera kwanjye ntabwo ari ukuvuga kwambara ubusa reka nkubwire igihe ikintu navugaga njyewe kwizera icya mbere ntabwo ari imyambarire no kugaragara ko uri umurokore cyangwa uri umukiranutsi ntabwo ari uko usa nta nubwo ari imyambarire sibyo gusa njyewe reka mvuge ikintu wenda nababwire twirinde ubwibone dusenge urumva nta kindi ariko nakubwiye ngo niba usenga Imana by'ukuri kuki utabigaragariza n'abantu bose ngo babibone ko wubaha Imana ese kugaragariza abantu bo basenze wowe ku giti cyawe n'Imana ikabona ko wowe nyine ese wowe niba usenga uri kumva kuki ukora ikintu cyo kugira ngo abantu bakurebe icyo nicyo ushaka wowe kora ugere mu nzira z'Imana reka kuvuga ngo abantu bambare ko ndi umukiranutsi ntabwo ari uko bimeze wizere ku giti cyawe ukora ibyo Imana ishaka ugendere mu nzira zayo ibindi byihore byo ngo abantu barakureba ibiki
ibyo ngibyo wapi abantu ujya ntugakora ikintu kugira ngo abantu bakurebe ahubwo ujye ukora igishimisha Imana nicyo nakubwira. Okay. Guys, mukiranuke. Ndabona impaka zo gukiranuka ari cyane. Ni ukwizera tugakiranuka tukajya imbere y'Imana dusa neza twambaye neza nta ariko kwambara neza nanone si ukwambara cyangwa kubyambara ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Twirinde ubwibone dusenge. None se niba wubaha Imana ukagenda wambaye akantu kageraho gusa uba ese niba usenga Imana ushyiraho bino bintu cyangwa ugashyiraho ibintu by'inzara byo biba bisobanuye byose si ubwibone oya ngomba kubigarura. Okay, none se kankubaze isengesho utera ufite iyi misatsi Imana ntabwo isubiza subiza ariko ntabwo igusubiza kimwe n'utabifite. Reka gute Imana ivangura ku butoni gute irobanura ku butoni gute wowe bite uko wayihamagaye uko wayisabye urumva ahubwo saba wizeye iraguha. Wirinda kuvuga ngo reka nsabe ngo kora ngo ndi umunyabyaha ibiki oya reka nkubwire ntabwo wavuze yuko Imana ikunda abanyabyaha kurusha. Reka nguhe urugero reka nguhe urugero njyewe uri kumva nzasenga amasengesho y'iminsi 5 wowe usenga amasengesho y'umunsi umwe naho twaba turi gusaba ikintu kimwe Imana izadusubiza kimwe. Byaterwa n'iki se? Oya cyane izere wowe wirinda kuvuga ayo nta macakubiri ugiyemo n'ishyari ryinshi wowe izere usenga ushyize umutima usaba ikintu wowe Imana undi akakubwira igiye gusubiza irata se koko uyu mwana ibintu ari kunsaba ireba mu mutima w'umuntu uzaje kwakira Yesu ibyo ari ishyari uko nsabye niba Imana nsabye ati Imana mbabarira ndumva nshaka amafaranga njya kwishyura inzu sibyo ndatakambye ndarize ndavugishije ukuri pe ibyo byose ndi gusaba indi ku mutima ntabwo ndi kwiyoberanya ngo ibiki wowe uraje natwe ubundi soko Imana itansubiza kimwe n'uriye reka nsa gusenga izere wowe Imana iraguha ntukavuge ngo ariko izagusubiza ibiki n'ibiki ifite uko yakugeneye nta kindi. Ubwo twanzuye ko umugisha wanjye atari wowe uyu nguyu oya n'ubundi ibyo ngibyo birazira gushaka ibiki ngurira ngafite ibi ariko reka nkubwire senga umugisha wawe siwe wanjye uri kumva ariko nanone gusenga wiyemeranya biziko bitera umwana ibyo ndi kukubwira nyine ni kwa kuntu uvuga ko Imana yasubije njye si kwigusubije none se kuki uri kubivugaho ushobora gusenga mu mutima ejo ugasohoka wambaye akamini kuki wibanze kutumini ubona akambaye cyangwa ndakambaye kuki ibintu byose wavuze ari mini kuki utavuze ko urarega niwe wabizanye oya njye navuze ngo kwiyambarira gutya ntacyo bintwaye nkishyiraho igisuko cyane n'izo nzara zibonetse zikajyaho nkajya imbere y'Imana nkajya kwisingiza hari ikindi njye nizeye ibintu by'ubumini rero ubwo bireke nibyo biri kugucumuza ahubwo Imana izere neza wowe murabyumva abantu bameze nk'aba ngaba guys abantu bameze nk'uyu rero batizavuga ati iri ni ishyari sheri wowe izere usenga Imana usabe icyo ushaka iragira cyo kuguha nta kindi. Okay. Guys, sha mwakoze kuduhereza ibiganiro kabisa gusa izi mpaka zanyu njye ntabwo nyuzwe ntabwo nyuzwe uzi impamvu ntanyuzwe igihe nanone nose niba mubwira wenda tuvuga abakobwa biyambarira amarumbi y'abagira iki sibyo kandi hari n'igihe wari uzi ko mu rusengero ushobora kuvanayo umugore se n'umugabo cyane cyane reka njye nivugire cyangwa mvugira abatipe twese natwe turi abakobwa tuvugire hamwe noneho abakobwa bose baje muri eglise bose bambaye amarumbi sibyo kandi wenda rega buriya imyenda wari uzi ko kwambara bishobora guhisha n'ubwiza bwawe sinanavuze wenda ngo wambare ubusa cyane ariko nanone hari igihe ubwiza bwawe bushobora kuburira ntaza aje kwishakira ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo kwambara rumbiya bishobora guhisha ubwiza bwawe ubwiza bwawe se baburi rega abasore batubwiye yuko abakobwa beza bitonda ba mutima w'urugo bakura mu rusengero ubwo rero niza mu rusengero uje kwishakira mbese kuki uzaba ugiye mu rusengero gushaka umuntu wambaye akamini kuki utagenda kumukura hariya ku muhanda ntabwo ubwiza bugaragarira mu kwambara imyenda reka nshobora kuvuga nibwo akambaye ari mu rusengero ntabwo ahuye n'uri ku muntu ukambaye ari ku muhanda
ukambaye ari mu rusengero buriya hari ukuntu wenda aba agifitemo akazi. ariko nandi umuntu ajya gusenga yambaye akantu kagera ngaho muri gukabyashya akantu kagera kandi bikunda inde ubu se ngurana nambaye narego mana uko aje mu kiganiro wa Yesu njyewe nasa nk'umukobwa wa Yesu nawe tugiye kuba nka wa wundi ngo Yesu yaguye niwe wandenda